ubuhanuzi yaza buriya ngiye hari ubuhanuzi ntajya nemera. Buriya buhanuzi buzavuga ku bakozi b'Imana muri public gisimbwemera. Gute? Buriya ujya kubona ukabona wenda nko mu rusengero wenda Nyarugenge Ngarahagurutse umuntu agahaguruka ngo izahindwa ndagukubise ngo ndakwishe nguvuyeho. Ngewe buriya ntiwemera ubuhanuzi ntiwemera uhanuye. ntabwo nemera buriya buhanuzi. Imana yacigira gahunda banza wumve. Imana yacigira gahunda. Ntabwo Imana yafata umuyobozi w'itoro cyangwa w'idini runaka ngo ujye kumwandagariza mu bakristo ayobora. Ntabwo bishoboka. Biriya barangamutima y'abantu. Kibazo si ituro. Ahubwo ikibazo nuko wenda icyo yagusezeranije kitaba kuko nawe wayatanze ushaka kugura. Donc waguraga. Uriya muntu nta mwanya afite wo gusenga. Nta nubwo ibyo kurindira iby'Imana yo mu ijuru. Nta uwo mwanya ntawe afite. Ahubwo ngewe ntekereza ko bagakwiye kujya bagira kontara nabo. Akavuga ati amasezerano yanditse. Waya bategura. Ngiye gutegura amasezerano abahanuzi bazajya bagirana nabo bagiye gusengera. Ati cyo kizanye n'ikitaba uzasubiza kashe zanjye. Ndabyibuka mbere Jenoside yakora abatutsi wajyaga mu cyumba cy'amasengesho bakaguterura bakakwirukankana ngo bakanyuza mu rutoki cyane. Wabaza umuhanuzi akavuga ati ngiye nabonaga ari igitabo cy'ibishingwe nteruye cyangwa ikibu. Uyu munsi uteruye umuntu ribu niyo yabakiza. Kandi ribu amategeko arahari we kuvuga ate yo kwandagaza umuntu mu ruhame. Ayo mategeko arahari. Noneho kuri kira waruvuze cyo guhanurira ahantu hose tubonye. Ntabwo ushobora kumenya ijwi ry'Imana n'iritari ry'Imana utari intama. Nukuvuga intama ni imenya umwungere. Impamvu ubona abantu babatekinika ubu wese ninde wagutekinika mama? Hoya. Kubera iki si ihene? Ariko kababeshwa ari ihene. Ariko pasi. Kajo ihene. Tuvuga uvuza kababeshwa ari ihene nabwo ni Joel Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugera rucyo tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'abatumirwa bacu nibo tugiye kuganira si bashya bose kuko nabantu dusanzwe dukorana ibiganiro mu buryo butandukanye. Sindi ngenyine rero ndi kumwe na Komera TV. Muraho neza? Komera cyane. Murakomeye kuri Komera? Duhora dukomeye. Wow, ni byiza cyane abantu barimo bagenda bakomera mu bakomereje cy'umuntu. Tubakomeresha ijambo ry'Imana tukabanakomeresha ubuhamya bw'abandi byinshi. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Turi kumwe rero n'aba bakozi b'Imana, umwe ni umukristo w'umurayiki, ni umukristo usanzwe nyine, undi noneho ni pastor akaba profete, nibo tugiye kubana. Ariko wowe ntabwo yigeze uhanuraho cyangwa ese jo buriya tugera mu ijuru hazabari inzego z'abapasiteri n'abaprofete n'abaposto mu ijuru ntazo ariko hano ubanza bishoboka. None se kuki hano ibyo biba? Ni hano Bibiliya iravuga ngo abahindure benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Kuvuga ngo icyo nicyo gihembo niko abandi bazaba baraho bari mu ijuru ariko abo bo ngo bazaba baka nk'inyenyeri. Bahembewe kubera ko bahinduriye abenshi ku bukiranutsi. Urumva rero ibintu by'amatitre pastor ubwo nataribwira abantu uri ibintu by'amatitre ubona ari ngombwa cyane. Ubundi titre ngira ngo ni uburyo bwa administration bw'amadini atandukanye bw'imiyoborere y'amadini. Noneho wenda kugira ngo kuko nabwo ntago ibintu byakakoze mu kavuyo ngo buri muntu wese ajya yumva ko mbega idini ribeho nta mushumba rigira, ribeho nta witwa umudiyakoni. Buri wese abyuka mu gitondo akavuga ati uyu munsi ninjye pasiteri cyangwa ninjye uri bubwiriza. Hagomba kubona umuntu ubihedinze ubiyobora ari we bita pasiteri. Ariko ni mu buryo bwa administration, ntabwo ari mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ari mu buryo bw'umwuka, ni mu buryo ariko no mu buryo bw'umwuka Bibiliya irabivuga. Bibiliya iravuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi bahakuba iki? Abahanuzi, abandi bahakugira ute? Kuba bigisha. None se pastor ko mbona muri iki gihe abantu benshi babikoresha kugira ngo batwibe.
hakwibye iki ahubwo se n'icyo bamusigiye njye mbona kumubaza ibyo bamwibye umubi navuga icyo bamwibye ikibazo yari afite iki bamwibye ako se bamugani basigiye urumva jo ngewe icyo mba ntekereza wenda ariko by the way turi kumwe na Mahoro Jean Pamusene Jean Napoleon sorry na Pastor Habimana François nibo tugiye kuganira n'abantu dusanzwe dukorana ivugabutumwa mu buryo butandukanye. Wowe rero ukurikira kino kiganiro uri buze kunguka ibintu byinshi bitandukanye, ukireba ukaba ufite agahinda urababaye uri mu bihe bibi, hano Izahera kubwira ngo komera, nanjye nkakubwira ngo wizere ko Imana yatabaye abandi nawe izagutabara, kuko ngo naho yababaza umuntu ntabwo ibikora iteka, igigera ikagirira umuntu ibambe ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka yamubereye y'ibyago akayivunjamo ibyishimo. Maho komeza ubaze no pastor rero navugaga wenda turi abana bavukiye mu nzu y'Imana, tuzi n'umumaro wo gukorera Imana, n'umumaro wo kuba abakozi b'Imana bahari, kubera ko ziriya ni impano Imana yatanze. Icyo navuga ngo babikoresha batwiba nuko muri iki gihe hariho abajura benshi, ngira ngo hamushize amezi 8 nkoze ikiganiro kivuga ku bajura bitwa abapasiteri. Bamwe bagiye bampamagara bakamamagara mu ofisi yabo, hari uwampamagara ambwira ati Mahoro ntaho uzagera kubera ko wagombye gukoresha aya mavuta ukajya wakabana amafaranga, ibyo byo kutaka ituro. Ariko ntekereza ko ubushobozi naba narigeze ngeraho ntabugize ko natse ituro, atari ko ncira urubanza abaryaka cyangwa bo ribesheje. Ariko uburyo bikorwamo n'uyu munsi nibyo nari mvuze ntibabikoresha batwiba. Jo birababaje kandi n'ubushize narabivuze kuba uyu munsi umuntu abwira umuntu ngo kugira nge kugusengera urishyura amadolari kandi koko bari aba diaspora nta mwanya bafite, baba bari mu kazi. None akavuga ati niba nakora amadolari 100 reka ntangemo wenda amadolari 50 umuntu ajya kunyingingira Imana. Wagera Nyabugogo ugasanga wa muntu hibereye Nyabugogo abwiye ko ari ku musozi yagiye ngubwo uburyo bw'ubujura. None ubu ngubu bisigaye binakomeye, hari ubuntu bw'ubuyoga bw'ubuyuki bwateye usanga mu bantu b'abakozi b'Imana. Mwabagabo mwe mwabapasiteri mufite izo nshingano ngo abapasiteri n'abaposto, ngewe reka mbabwire dukwiye gukorera Imana ariko tukayikora dutinya. Usanga abantu za Nyabugogo za Zindiro babakozi b'Imana bari mu tuntu tw'utuyuki, urumva bari muri tuntu tw'utuyuki. Kandi mu by'ukuri icyo mvuga ntabwo nge vuga ko abakozi b'Imana badahari, ariko dufite abantu benshi bari kwitirira ibyo bintu barangiza bakangiza iki umurimo w'Imana. Ariko utararengaho hari ikibazo ushaka kubaza, kubera icyo abatayatanga aribo barekarama. Umuntu yatanga turabona abantu bihora bivugwa birekarama, ariko sindabona uwayatanze. Wowe nturababona nge narababonye abantu bari amafaranga. Icyo gihe dukora icyo kiganiro ndabyibuka neza, hari uwarekaramaga ko yatanze miliyoni 4, hari abandi rero barekaramaga ko batanze miliyoni 2. Ariko noneho wajya kureba ukabona ari gareka mbabwira, Bibiliya iravuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe nzabishyira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Nibyo bibazo muri kumana turi guhura nabyo biri gutukisha umurimo w'Imana. Ni ukuba abantu baraje muri ibi bintu by'umurimo w'Imana bashaka kubifata nk'ibyo byo ku mihanda. Hari umugabo nari ndi kuvuga mu gitondo ndi kumureba witwa Rwema, ndavuga ngo Rwema n'umuhanuzi waje muri iki gihe. Burangiye singi mufata nk'umusesenguzi kubera ko ibintu avuze akenshi njya kubona habana birabaye. Noneho wajya ukibaza ngo ese niba umuntu ari gukorera Imana, ese koko pastor ni ngombwa ko gukorera Imana bigomba ikiguzi? Wenda uzo kugisubiriza rimwe. Ngiye maze mu rusengero, navukiye muri urusengero rwa ADEPR, maze imyaka 48 banjyanye mu minsi 3 banjyana kumbarikisha mu rusengero rwitwa rwa Ntura. Nta muntu urampa n'igiceri, una amafaranga mu mutwaka nayi iki ko twe kuturubamo ntayo dutanga, nako ntayo twaka abantu, tukaba dukorera Imana tukaririmba tukabwiriza. Muri iyo myaka 48 nakoreraga Imana, ubu mafaranga gutura amaturo yo mu rusengero ndayemera, sibyo kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe. Ndabyemera ko mu rusengero tugomba gutangamo ibya 10, tugatanga amashimwe, tugafasha abakene, tugakora everything. Ndetse n'abakozi b'Imana bo mu rusengero akabona uko babaho. Ariko sabaca inyuma bakaza kutubwira ngo tubaha amafaranga pastor nayiki, kuki ubundi mudakora nkatwe ngo mukore nk'abarayiki, sibyo? Mukorera Imana mujye gushaka ibyo mukora. Mubaze reka mbasubize, ngira ngo harimo ibibazo byinshi. Ubwo si byo byandakaza. Ntabwo urambona narakaye. Aya ntabwo ugira akara mukozi Imana urakara. Maze na Yesu yararakaye kubita abantu
bari gucuruza mu rusengero ubona watugiye uvuga uti muri kuyoba ntabakubita mu izina rya Yesu nakubitira dayimoni mu muntu ntabwo ari mwe nabandi gukubita ni dayimoni bateye ese sinzi nimba ari umwuka ubateye kubaza ibyo niwo cyangwa ari ishyari mufitiye abafata nta ishyari ry'iki okay it's okay yari joke ukaba gukina ariko reka nsubize mw'ubu buryo njyewe ubundi umuntu acuruza uko yaranguye abo muri kuvuga babicuruza ubwo bararanguye ntabwo bifuza guhomba rega hari ikintu mutaramenya kuba umuntu yiswe umukozi w'Imana ukwiye kumenya Imana akorera iyo ariyo icyo ni kimwe icya kabiri aba bose mubona nk'abahanuzi bavuga butumwa nicyo cyatumye Dawidi abwira Salomo aramubwira ngo Salomo mwana wanjye jya umenya Imana ya so ubwo yari azi ko hari izindi mana za Bayali n'izindi zizaboneka izo zari zo mu gihe cya kera ubu naho bigaragare ko hari izindi mana zigize zite ziriho tutazi Paulo we yaranavuze ngo hari abantu bafite imana yitwa inda ngo imana yabo ni iki ninda iyerekwa ryabo ryose rigusha kunda noneho rero nimba bafite imana yitwa inda se urababuza gute kuyisenga ushobora kuba iyo usenga itandukanye n'iyo basenga kandi ntekereza ko abumwe agatukisha bose ntago bapfiriye gushira ntago bose bakorera iyo mana yitwa inda hari abandi mu by'ukuri kandi ikindi ikibazo kirimo gitoya iyaba kuko abantu ngiye ntekereza ko banayatanga bashobora no kujya no mu bapfumu kuko n'abapfumu barayahabwa bamwe mu bapfumu bari hano kuri za social media nibo ba mbere babonye amafaranga cyangwa bakira amafaranga menshi kugeza ku rwego bakora ibikorwa bidasanzwe sinshaka kugira uwo mvuga ni n'uburenganzira bwabo kuko baracuruza barabyemerewe bo barakorera inda zabo reka mujye mutandukanya gukorera iyo mu ijuru no gukorera imana yitwa inda ikibazo rero gihari aho ngaho ni uko abantu bari gukorera inda zabo ariko bakitwaza izina ry'Imana reka nguhe urugero hari iyo mana ni iyihe paste hari idini rimwe ntabwo ushaka kurivuga riheruka kugabanya abakozi cyangwa se ryashaka gushyira abantu mu buryo noneho rihagarika abakozi 1500 cyangwa se barenga kugeza uyu munsi nta murimo n'umwe urapfa muri iryo dini bivuze ngo abakozi 1500 bose ntacyo bari bamaze kuko yes kuko iyo haza kuba bari cyo bari bamaze hari kuba hari icyuho none kuba nta cyuho ngo bavuge ngo abantu bagiye kubatizwa buri mupasiteri umubatiza hari umuntu warwaye hari umupasiteri umusura hari ibikorwa byakorwaga byahagaze ni ikigaragaza ngo babana 1500 niba wenda rero bamaze imyaka 40 baririmo bamaze imyaka 40 biba abakristo kuko babahembaga amafaranga atari ngombwa kandi reka nkubwire ejo buriya nubwo tuvuga tugafata ibintu nk'ibintu byoroshye ari abantu bavuga ngo ariko ngo leta ngo yagiye mu ahubwo mwene nuko nge ntaba leta nuko bitashoboka uyu leta se abaturage nitwe ubwo nyine kereka leta inyemereye uruhare rwanjye kubera ko nubwo ndimo uruhare rwanjye gahita impangu ubwo nicaranye na leta ubundi baravuga ngo leta ni abaturage wowe nawe ahubwo muri leta ariko ubundi leta burya yagombye kujya mu matorero n'amadini kuko nk'ibyo bintu byose bikorwa leta nibera amaso abanyagihugu mu by'ukuri njyewe ntabwo mpakana nta nubwo nanze ko abantu bakorera Imana nta nubwo nanze ko abantu babaho nta n'ishyari ariko antire nawe mba mvuga ngo bikore nk'akazi kawe uvuga uti ni botike nafunguye ariya cyeze kigera ukabona nko mu madini menshi bari gufungura amaparuwase n'imidugudu ukajya mu tubotike bari gufungura ibyo bikore mu nyungu zawe kuko hari abantu bagiye babikora mu nyungu zabo umuntu akaba ari umuyobozi agakora ibyo bintu mu nyungu ze ariko ikibabaje ni ukubeshya ngo uri kubikora mu nyungu z'umurimo w'Imana ariko reka nkubaze ntaguciye mu ijambo wowe uravuga uti donc uko numva niko nkumva ariko waba ushatse kuvuga ko kugira ngo umuntu wemere ko akorera Imana nuko nta tura ahabwa donc nuko akorera Imana akagenda akavuga hariya yarangiza wenda akajya gucuruza Nyabugogo oya ngiye navuze ngo abakozi b'Imana abapadiri bashehe abapastor abakuru bitorero abo Bibiliya yemera uretse ko rano byo nuko
tuzabireba neza wenda mu kindi kiganiro tuzabitegura nabyo burya babifata nabi burya nta gapasiteri wemerewe kurya ku maturo bonyine Bibiliya ivuga n'umushyitsi n'umusuhuki n'imfubyi urumva rero nk'ubu nkagiye kubera ko ndi umusuhuki kuko njye hano si iwacu nanjye bagombye none se i Kigali ni iwacu niho mvuka sindi umusuhuke yego mwana wanjye umusuhuke Bibiliya avuga ngo ni abakozi b'Imana abatambyi imfubyi n'abapfakazi n'abasuhuke ariko ikibazo ntabwo iryo jambo bajya barisoma ntabwo bajya barisoma njyewe rero nkavuga ngo niba urumva jo ntabwo ndi kwanga ko abantu bafata ituro nta nubwo mvuga ngo he kugira abantu bafata ituro ariko abaryemerewe ni bande ese umuntu abyuka mu gitondo azana kuri kamera avuge ngo yabaye umukozi w'Imana njye ari umuntu wo gukoresha ikiganiro Apostle Mutabazi naretse kumukoresha ikiganiro mu mezi nk'icuma ashize ndamubaza cyari ikiganiro ndamubaza ngo ese mu nshingano ufite ubwo Apostle wabubonye guturambye ati Imana yaransanze imbere ko mbaye apotre ubu umuntu se azabyuka avuge ngo Imana musanze Nyabisindu cyangwa imusanga Kagara cyangwa imusanga kwirebero ngo abaye apotre ahita aza kwaka abantu amaturo hari procedure n'ibyo pasteur yavugaga ngiye nanjye navuze ngewe ikibazo mbona nabizera abo bantu ikibazo saba byiyita barababeshya ahubwo nabe wowe uko ubizera se none ibaza igihe byaherewe bivugwa kugeza uyu munsi nubundi style abantu bakaba bakibizera nubwo wenda mwanciye mu jambo gato ndetse ko mutanarica ngo bishoboke nari akantu gato ngira ngo nongereho nari nkiri gusobanura ubundi ikibazo nuko noneho anakubwira ngo zana iryo turo kibazo si ituro ahubwo kibazo nuko wenda icyo yagusezeranije kitaba kuko nawe wayatanze ushaka kugura donc waguraga uriya muntu nta mwanya afite wo gusenga nta nubwo ibyo kurindira iby'Imana yo mu ijuru nta uwo mwanya ntawe afite ahubwo ngewe ntekereza ko bagakwiye kujya bagira kontara nabo akavuga ati amasezerano yanditse wayabategura ngiye gutegura amasezerano abahanuzi bazajya bagirana nabo bagiye guhana usengera ati cyo kizanye n'ikitaba uzasubiza kashe zanjye aho uzi ko byaba ari byo cyangwa se umuhanuzi navuga ati ko nagusengeye twarageranye amasezerano bigacamo kutampereza tanyishyura twavuganye kuzama 770 icyo dukwiye kumenya jo dukwiye kumenya nyine simbizirwemo impamvu yandamutsemo no kunda kuvuga ngo kuri no mihanda dukwiye kumenya erega hari n'abandi bantu bakora n'indi myuka atari umwuka w'Imana icyo cyo abantu bakwiye kukimenya kuko hariho imyuka myinshi hari imyuka y'abarangi hari n'abantu basoza amasezerano bavuga ko ibintu byabo basoza amasezerano ariko ugasanga bafite izindi imbaraga bakorana nazo kuko ntabwo imbaraga z'Imana ntabwo ari uko ngenzi hakana ariko nta na rimwe imbaraga z'Imana zizakubwira ngo ku kanya ngo umuntu akubwira ngo ejo ngo kuwa kane ngo uzabona ibi ngibi urumva uzareba ibintu byinshi by'Imana no gutegereza oya uko ibyo ntabwo tubyemera ngo ari formule wishiriyeho ibintu by'Imana nta formule bigira ntayo Imana ishatse yakubwira ati none ni mugoroba Elisa yaravuze ngo urumva ejo nk'iki gihe uretse Elisa na Eliya se uretse Elisa na Eliya abandi babikoze ni bande nega pastor amasezerano yawe ufite uyamara igihe kingana iki harayahise asohora hari n'ayatinze ubwo rero ibintu by'Imana nta formule bigira arese asohora cyane rwose hari n'ayatinze waduha nk'urugero mu yasohoye uragira ngo mu ntere nijoro oya ntabwo tubitera muramenya ahubwo bakamera bari iryasohoye harimo kwambara neza abandi se ntibambara ega hari ibintu ariko jo kwambara neza se ahubwo ni Imana yambika abantu se ko iyo umuntu akoze akagura imyenda yambara none se imyenda uyigura ubusa igura amafaranga ntabwo ari Imana yatanga ariko amafaranga atangwa nuko wakoze ahubwo ikibazo imvura iraguye ubundi nari ngiye kubamenagura neza oya no mwazanye imijinya hano mufite abakozi b'Imana wagura imyenda okay karagaciyo reka tuvuge gutya aba bantu
byavuzwe kenshi nk'uko wabivuze. ariko reka mbanze mbabaze biravugwa ariko abantu still n'ubundi bakomeza kuyatanga, ahubwo umuntu yategura akavuga ati ngiye kuyatanga abagiye nko kugura. ariko nimba se yarigeze yatanga icyaguza bigacamo kuki atayatanga n'ubutaha barababeshya. Erega dore ikibazo izayi, ikibazo dufite abakristo ba erega mukwiye kumenya ko muri kamera umuntu arema mu kintu kimeze nko guterekera. Umunyuvenesi kintu kigiye gusobanura nko kuraguza. Umuntu wese kuva kera aba ashaka kumenya imbere ye. Buriya n'abazungu ikintu batuzaniye baje kutwambura uburyo twamenyagamo ibintu nk'abanyarwanda, bazana uburyo bwabo batamenyereye. Ariko n'ubundi kuva kera abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu ku mico itandukanye bari bafite uburyo bamenya ibintu bizaza. Bamwe bakoreshaga imiyaga, abandi bagakoresha imvura, abandi bagakoresha etc. Noneho kubera gushaka kumenya ibiri imbere yawe, kandi wice ko abantu benshi babatera ubwoba. Hari umuhanuzi warateye kuri YouTube isigaye numva abwira abantu ngo abanyamakuru barapfuye ngo abaki, kumva ngo donc bira bintu byose biba ritera ubwoba. Uretse ko kenshi hari abantu bakora biriya bafite izindi mbaraga bakorana nazo zitari n'iz'Imana, utamenye izarizo icyo nacyo kimenye. Ariko mu by'ukuri umuntu ashobora gutera ubwoba akavuga ati rero ugiye gupfakara, none Imana irambwiye mufata amashyushyu y'iminsi 6 kandi ngomba kujya kuyakorera i Bugande, akakubwira iti cyenda cyo kugera kugaruka, agahita kwihorera, nta namwami Yesu aguterera. Urumva wa muntu wamushyizeho iterabwoba ryo kugira ngo abashe kurekura amafaranga. Iyo aba abantu bibwiriza akavuga ati ngiye kura Pastor François asengere, none yahagira Pastor François amubwira ati rero ndagusengeye ariko urambiki. No, ikibazo kiri muri ibi bintu ni iterabwoba ribirimo. Reka nkubaze wenda dusuppose kuri umucuruzi, uravugisha ukuri ko uramutse utaye business yawe hakagira undi muntu uyishyiramo, yagenda kimwe n'uko uyibereyemo? Yagenda nkuko ntabwo byagenda bitewe n'uko administration wayubatse. None se pasiteri we nafata umwanya wo kujya kurwana n'abantu bari Nyabugogo ashaka uburyo abahimikati cyangwa ibyo bindi amavuta, donc connection n'Imana n'ijuru azayibona ryari? Ngiye mbona pasiteri yemerewe ituro, ahubwo pasiteri wemerewe ituro w'ukuri umuntu yamumenya ati. Naho kuvuga ngo pasiteri ajye kubakisha bita ku mukumbi bita ku nama. Ariko reka mbivugeho ibi bintu gatoya, wenda twagiye tubihindura urwenya abantu bataza kugira ngo n'urwenya. Mu by'ukuri nta kintu wabona ugura impano y'Imana, urumva? Ariko nabwo ibyo kuvuga ngo abapasiteri cyangwa abahanuzi n'abandi ngo bavuga ubutumwa nibarangiza bajye gukora ako kazi, ndatekereza ko mutababona. Ubu se ngewe reka nguhe urugero, negeze ngira akazi gatuma mpuga rwose, ariko abantu amagambo yaratangiye kuvuga ngo François yagize gute, yaraguye, ntukimushaka ngo agusengere umubone. Icyo nge ntemeranwaho n'abantu ni ibi bintu sinjya nishyuza rwose, kereka uwambeshyera hano. Ariko mu by'ukuri nawe nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu, uwo muntu musenganye, sibyo, ukwezi 2, 3, 4, 5, sibyo, kandi ukamubona mu impano y'Imana koko atabeshye, nimba ufite uburyo, kuko hari n'igihe umusengera umuntu hari umukene, ntago abantu bose dusengera ariko ari abakire. Uwo muntu nawe yakagombye kwibwiriza nimba hari icyo amurusha. Ariko reka tureke n'umuhanuzi, ngiye tubaye inshuti nge nawe, sibyo, tugendana buri munsi, ukamara hari ikintu ndusha wanzamuraho nkazamuka, mu by'ukuri ntiwabikora. Pastor rero ibintu wabyumvishe nabi. Kugeza uyu munsi ntabwo hari kuvuga ikibazo cy'abahanuzi cyangwa ikibazo cy'abakozi b'Imana bari bo by'ukuri, ntabwo aricyo kibazo turiho. Ubundi Bibiliya iravuga ngo nijya kureba umuhanuzi uzatwara ituro, Bibiliya ni kwidutegeka. Bivuze ngo umuhanuzi ugiye kumureba ukagenda ituro uri mu murongo w'Imana. Kandi kuko tuvugisha ukuri, ugiye nk'ahantu ukaba ufite icyifuzo, ngafata umwanya ngenda umucuruzi nkajya kureba umuntu mu izindiro cyangwa nkajya kumureba Inyamirambo, tukirirana umunsi wose, ngiye business zanjye ziri kuzamuka, wenda urugero nakora 200 ku munsi. Wa muntu we nubwo turi gusengana abana ye bari kuburara, mu by'ukuri gufata 20 cyangwa 30 cyangwa 50 nkayamuha akagura umufuka w'umuceri ni n'indangagaciro za kimuntu uretse n'ibindi. Binamwongerera imbaraga, yumva ko Imana dukwiye no kumenya ngo asaba abakozi b'Imana babayeho bati, kuko Bibiliya ivuga ngo nibamara kubaho iby'umwuka muzabaho iby'umubiri. Ngewe ikibazo mfite n'aba bajura, ngewe muri kibazo mfite n'aba bajura babyitirira
bakaza bakabyitirira umuntu akaza hano kuri kamera akabeshya akati munshirireho nimero jo dukoranye ibiganiro igihe kinini urumva ngo ushyiraho nimero yanjye jewe umuntu ushaka nta uranshaka se simbizi I don't know donc ibi bintu ugasanga umuntu ngera abonye nkora ikiganiro akambwira ati okay mbabara ushyiraho nimero ndakwingize namubaza se nimero yishakira iki aturumva nyine ati ikiganiro ari umuntu wagize ikiganiro nakoze arambwira ati ni gute ukora ikiganiro kigirwa n'abantu 50-60 warangiza ntubone n'amadolari 2,000 ntabwo ngiye mfite uburyo Imana impa amafaranga butari ubwo ngubwo none ikibazo gihari rero pastor nya pastor urumva pastor do kuhagarara mu nshingano zo kumupastor akamenya zantama nemera 100% ko ahubwo zagumbye kumuhituro litari ni cya 10 nkurikije n'ibintu aba yagukoreye ahubwo akamaye nka kimwe cya 20 cy'ibyo wungutse rega buri Imana n'umukozi w'umanga pastor Imana yashobora kutubwira ngo tujye dutanga 50% y'ibyo twungutse ariko atubwiye ngo 10% kuko mu bihumbi 10 gutangamo 1,000 niza kuvuga 5 twari bubikore kuko ryari itegeko ry'Imana ngiye kibazo mfite n'icy'abajura bari hano mutaza kugira ngo ngifite ikibazo cy'abakozi b'Imana abajura na pastor ntacyo yagikoraho nawe yarumiwe nkuko nawe wumiwe ntacyo yagikoraho ariko nyine yamenye ko bahari ntekereza ko kubivuga nabyo ubwabyo ni uburyo bwo kubarwanya no kugira ngo umurimo w'Imana udapfa ariko tunabwira n'abantu ko bakwiye gushishoza n'abibwarega nabo bakwiye kwisubira nibyo ndi kuvuga banagabanuka jo bakwiye ntabwo gushishoza abibwa bagabanuka bariyongera gusa nyuna narebye ukundi isigora abantu hari aho utabarenganya ariko pastor reka nkubaze ukurikije uko ubona wenda nyine cyane cyane kuri social media buriya tugomba kumenya ko impamvu abantu nuko ari bo babona batrendinga kuri social media bakabizereramo ntabwo ikibazo ari uko ari ndetse unarebye natwe dukoresha ama social media ahubwo nitwe dufite ikibazo kuki se wo muha platform zawe kandi uzi ko atari umuntu mwiza wowe umunyamakuru se yego none se kuri kuza hano ukavuga ngo benshi urabazi ngo bagiye biba ubimenya nyuma kubera abantu nyuma se yaho yubimenye ntubagarura yubimenye ntubagarura ntabwo mbagarura kugira ne abanyamakuru bo ngiye abanyamakuru mwebwe narababwiye hari igihe mivugisha ngo muzarangiza umuntu ngiye nabwiye ko nta muntu uzandangiza urandangiza se ngewe urandangiza gute umuntu wanyenda ufite cana umufite nanjye nayifungura urumva upfa gushyira muri telefone gusa imyeri cana ihitiza nkagera nkavuga ibintu byose nshaka abanyamakuru mwebweho mwaranyishe ubu nuruzi iyi nkuru ubu ngubu baraje avuga ati bari batemanye ati murayiki n'umukristo bari batemanye n'umupasiteri n'umurayiki umupasiteri muri cyo ati bapfuye amaturo ati bayarwaniye ngenda arababwiye ari n'umunyamakuru ejo bamwe ati rwose ibiganiro byawe birakundwa turabikunda ariko nuko dutegeka uburyo ukatubwira yari yashyize nakoze ikiganiro aravuga ahitandikaho ngo iri joro ngo amajwi arafashwe ngo ADEPR ifatiwe imyanzuro hari ijambo ADEPR navuze muri ibyo bintu noneho umuyobozi nk'umuyobozi wa ADEPR nkajya usengerayo niyo atera iby'ikiganiro akareba bya bintu ahita gushyira ku rutonde rw'abantu nyine bamunaniye kubera ya nkuru ariko abanyamakuru bo rero ntago ari ikibazo ariko ibintu uvuze by'amatitire y'abanyamakuru hari ahantu mperutse gukora ikiganiro kubera ko mvuga amatitire bashyiraho titire maze hari abantu nabo bashyiraho comment atanumvisha n'ikiganiro akareba titire gusa cyane yewe hariho ibitutsi nimba ari 70 ingahe kubera titire kandi iyo titire nta n'ahantu yari ihuriye n'ibintu twavuze habe n'agace na gatoya mu gitondo narebye ikiganiro cyakozwe na Kiramani na Miss Nyamba noneho ndakira cyose ndakirangiza cyari kiri kwa Irene kwa MI uzi kuri kivuga ngo barabyiyemere ko bajya basambana niyo titre nibyo se koko babyemeye cyashyira muri telefone urabibona ndagikurikira nta na kimwe nta n'ijambo gusambana ryajemo erega ibyo ntago wabihagarika hari ibintu utazahagarika kuko mujye mubanya kuri mugashyira ibintu abantu bavuze ko byo mwandika wikombina ibyo ni ibintu kuva na kera tuvugura umucuruzi hari abantu bacuruza pirate bagashaka ambaraje za original ukagura wageza mu rugo ugasanga karabaye ibyo ntibizigera bibaho na Yesu yaravuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka ahubwo ikintu kimwe menya aho ujya kurira buriya ubu tuvugisha ukuri watunze amafaranga menshi ahantu urira
ahantu wariraga utarayatunga ni kimwe naho urira uyatunze. njye ahantu nariraga niho nkiriye. reka mbikubwira impamvu ubundi ikibazo ntabwo ari amafaranga, ikibazo ni ugusobanuka muri wowe, kubera ko buriya ibiryo iby'i Kigali hano muri Bawuba fanta bayigurisha 1000, buri ahantu hose burya ahantu henshi bayigurisha 1000, ujya gushaka ya 700 urashyira kugiye muri karitsiye, kandi aho hantu urira ngemerwa kurya ibiryo muri hoteli ikomeye hano mu Rwanda, mparya salade, kandi bagira salade nziza kandi banahenda, namaze icyumweru ndwaye kandi hoteli ikomeye, ngiye kwa muganga barambwira ngo nari ibiryo biroze, madame aramaze atese ninde muntu mwari kumurya ibintu nari genyine, muganga namubwira ati bitegeza kuko biroga ari undi muntu wabiroze, ahubwo nibiki wari nariye salade yari imeze ite, ndamubwira ahita ambwira muri bya bintu nariye igishobora kuba cyaranyangije, ambwira n'uburyo cyangirika doke muri salade. Icyo nshaka kubwira ni iki rero, mureke ibi bintu biravuga ngo dukora umurimo w'Imana nk'abazawubazwa. Ngewe nk'umukristo nk'umurayiki mfite ibintu Imana izambaza, n'aka kanwa yampaye izakambaza, kuko ntabwo abakristo bose baza kuvuga. Umushumba afite ibintu Imana izamubaza byinshi cyane, nawe nk'umunyamakuru wagombaga gushinga ikinyamakuru cya showbiz bisanzwe. Kera Joel yagiraga ibintu byitwaga Joel showbiz, nabyibuka. Uyu munsi ari miyobokamana, hari impamvu umuhamagano watumye Joel ashinga ikinyamakuru akacyita iyobokamana. Muri ko gushinga ikinyamakuru akacyita iyobokamana, kuba warashinze ikinyamakuru nawe izayo ukacyita komera, donc hari ibintu wabonaga ukwiye kubwira abantu ngo bakomeremo. Yesu yabwiye Petero ngo komera, numara gukomera uzakomeze n'abandi. Noneho kugira ngo ukomeze abandi ahubwo kubasenyera muri titre. Noneho ngewe ndi ku kijambo gukundwa mvugane kwa kundi umuntu ubona ko amagambo yavuze abantu bagiye bayakurikirana kandi bagiye agira abantu benshi yubaka. Noneho wibaze ubonye ngo bwa mbere ubumva icyo kintu, bwa mbere Pasteur Mutesi yerekanye umuntu akunda, yerekanye umukunzi we. Umva ako kantu, umuntu wese mu mutwe ahita avuga ngo ni umukunzi we nyine, n'ubusanzwe afite inshuti nyinshi cyangwa ufite inshuti nyinshi nawe, ariko ni umukunzi we mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'umutima. Noneho wakwinjira muri ya nkuru ugasanga bya bintu nta birimo. Cyakora ngiye cyo mvuga ku matitire rwose, mukora amatitire acuruza pe nta kibazo. Ngeweho nabaje kugenda akara Pasteur mvuga birambabaje, nkanahamagara nkavuga ariko nk'ibyo bintu wanditse ni ibiki, ariko ndavuga ngo niba Imana ibona ko uyu muntu wakoze iki kiganiro kugira ngo aze kuzamuka ari buzamukire kuri ibi bintu, nta kindi nabirenzaho. Okay. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Hari ikindi kintu njya nkunda kuvuga, njya nshyira ku rutonde, hari ibintu 20 na ADEPR cyangwa 10, hagati y'10 na 20 idini ryabeshya abantu cyangwa ryatubeshye, natwe turabyemera. Iyo mvuze idini ntabwo mba mvuze itorero runaka gaturika cyangwa iki, cyangwa mba mvuze icyitwa idini muri rusange. Idini burya rigira ibinyoma ryabeshya abantu, turanabiyoboka, biracurangwa, birayoboka. None muri ibyo binyoma idini ngewe nkunda kubona abaratwigishije gutangaza ibyaha dukora, ariko ntibatwigisha kwihana. Icyo kintu mukivuga hiki? Reka mere kuri Mahoro. Wahera kuri Pasteurs. Okay, nta kibazo, reka mere kuri Pastor. Ntabwo numvisha ikibazo cyawe neza. Idini ryigishije abantu gutangaza ibyaha, ntiryabigisha kwihana. Tanga urugero. Urugero, umuntu wenda yarasambanye, agiye idini ati nukuza imbere y'itorero ukatura icyo cyaha, sibyo? Wenda n'uwo mwasambanye ushobora kuba wararamukomerekeje mu buryo runaka, wamuteye inda, wenda byagenze utya, we ntunamusabye imbabazi, ahubwo uragiye utangaje ko wasambanye imbere y'abantu muri public. Mu by'ukuri kuriya ni ukwihana cyangwa ni ugutangaza ahubwo ko wasambanye? Nicyo ndivuga rero ko kandi idini nicyo ryashyigikiye, rirabishimangira mu bantu. Ubwo ngira ngo urashaka kubaza uburyo bwiza bwo kwatura cyangwa byo kwihana ibyaha. Ubundi mugani wawe nyine hari amadini amwe namwe, ntabwo ari yose. Iyo tuvuze idini abantu bita baturebera mu yo dusengeramo, cyangwa se mu yo twatinzemo. Oya, ntabwo ari byo ndi kuvuga.
hari amakosa yagiye akorwa ubundi icyaha cyabereye mu ruhame kihanwa mu ruhame. Ni nayo mpamvu no mu buzima busanzwe nk'umuntu wishe umugore we abantu bose bakabimenya abaturanyi aburanishirizwa mu ruhame. Ariko hari ibindi byaha uzumva biburanishirizwa hehe mu muhezo kubera ingaruka byagira ku babyumva bakumva urwo rubanza. Rero icyaha cyakagombye kwihanirwa mu ruhame ni nka kwa kundi umuntu yategaga ari indaya wenda ku muhanda, sibyo? Hariya tumuzi azenguruka utubari agira gute, mbega ibyaha abikorera mu buryo buri karubanda public ku karubanda. Icyo cyaha cyo kuko haba hari abantu bakuzi, haba hari imitima igutekerezaho ukuntu. Rero ugomba guhamiriza imbere y'abo bantu bose uko bishoboka ko ibyo bintu wabivuyemo. Icyo ni icyaha kihanirwa hehe mu ruhame. Ikindi cyaha kihanirwa mu ruhame nimba baraguteye warasambanye bakagutera inda bikagaragara, inda iragaragara ntabwo uzayihisha. Mwitorera abantu bose barabimenya ko wagize ute watwise. Icyo ni icyaha kihanirwa hehe mu ruhame kuko cyagaragariye buri muntu wese. Icyaha uko gusambana ni kuko havuyemo guterwa inda nese batera inda ukayihisha. Ubwo no kuvuga yuko nta kindi kintu wakora ngo ube wababarirwa mu gihe baguteye inda utihaniye mu ruhame. Jo ikintu pastor akubwira kamunganire arakubwiye ngo hari ibyaha bikorwa mu ruhame. Yego nabyumvisha cyane. Icyo cyaha kihanirwa mu ruhame. Yego hakaba n'ibyaha uba ukora wowe nkawe wowe umutima wawe nkawe. Ibyo ni ibyaha ukiranura hagati yawe n'Imana. Ngeriko mbyumva. Yego nibyo. Niko uko bivuze niko biri. Hakaba hari ibyaha ukiranura hagati yawe n'Imana. Cyangwa se hakaba ari n'icyaha wakoze atari mu ruhame. Ariko ukumva uko ukihana ntibihagije hagati yawe n'Imana, ubusabane nturagera ku rwego rw'ubusabane n'Imana. Niho rero ujya gushaka umushumba wizeye. Nongereho ngo ugize ute wizeye. Ashobora no kuba atari umushumba, umukristo wizeye 100% ubikuzemo kandi uzi imico ye. Ese pase ko wena kugira ngo kavuzigire hamwe nta mvuga Joel icyo avuga mushyigikiye. Wemera ko hari abantu umuntu ajya kureba umuntu uko ndo tugiye yarasambanye ni umudamu akajya kureba umuntu yizeye hagera akamuga ati nanjye banzume. Ntakereza ko atabamwizeye ubundi kugira ngo ugere ku rwego uretse kuwizera umwana w'umuntu abamwizeye ahubwo akamutengu. Uwizera umwana w'umuntu avumwe nimba ubwo barareba nde. Oya banza nkurikira gatoya. Bibiliya hari abantu yitabo kwizerwa. Bibiliya barahari. Nimba ufite icyo kigeragezo cyo kujya kureba ab'igitsina gabo barangiza nabo bakakubwira ko ibyo bintu babishaka, shaka umuntu w'umugore. Dufite abashumba b'abagore, urumva? Dufite abadiyakoni b'abagore, dufite mbega reba ikitagukururira ikibazo. Je niko mbyumva. So mu by'ukuri cyaha cyakorewe mu ruhame kihanirwa mu ruhame kandi ibyaha bitagiye in public nta n'impamvu yo kubishyira hehe in public kuko byangiza buriya aho kugira ngo bikize abantu. Hari igihe aho kugira ngo ukire icyaha wakoze ahubwo ukomereka kurushaho ukanakomeretsa n'abandi bantu. Ese jo reka nkubaze uzarebe hano muri ubuzima tubayemo ujya kubona ukamenya ngo pastor runaka apostle runaka maze kubona umuntu ajya kuri social media avuga umuntu w'umwapotre ngo wamuteye inda avuga ati nyamereka mu mushakire ati kubera yuko umwana agiye kwicwa n'inzara. Uzi impamvu se biriya bintu bishobora kuba n'Imana ikabihorera doke kagira abantu b'abakozi b'Imana kagira intege nke yakoga mu byaha n'Imana ikamihorera. Abakristo bareba abakozi b'Imana bababona mu Imana sinzira muri kunyumva. Ego kandi ni nabyo. Noneho kuba umuhanuzi yaza buriya ngiye hari ubuhanuzi ntajya nemera. Buriya buhanuzi buza buvuga ku bakozi b'Imana muri public nge simbwemera. Gute? Buriya ujya kubona ukabona wenda nko mu rusengero wenda Nyarugenge umuntu agahaguruka ngo izahindwa ndagukubise ngo ndakwishe nguvuyeho. Ngewe buriya ntiwemera ubuhanuzi ntiwemera uhanuye. Ntabwo nemera buriya buhanuzi. Imana yacigira gahunda banza wumve. Imana yacigira gahunda. Ntabwo Imana yafata umuyobozi w'itoro cyangwa w'idini runaka ngo ujye kumwandagariza mu bakristo ayobora. Ntabwo bishoboka. Biriya baranga mutima y'abantu. Ntabwo mbyemera rwose. Urumva? Ntabwo uyu pastor agirewe nicyo bitubwiraho abari mu kanya. Pastor ubu uyu munota niwe ufite inshingano zo kuturagira uko turaka uko ufite iyo nkuru y'ubushumba yahawe. Uko muri hano
hano turi kuyoboka amana oya abantu bicaye ahangaha kubona bari ahangaha ariko no kuyoboka amana ubu yatuyobora nibyo yego kuko ni umushumba yego hari ibintu bishobora kuba bingoye Yego. nkabimubwira buzara abapasiteri benshi bicwa n'umutima cyane impamvu umutima ubica na stroke ni reba ukwakira bakanyange ukuntu bagiye bapfunzwe na za ni stroke ukwakira ibintu batemerewe gusohora cyane kuko iyo mfite ibintu muri njye nkabisohora ngenda kira kubera ko navuze ariko wowe wabisitotse wabihaye ntiwemerewe kuko bibiliya ntimwemerera ko abivuga habe n'umugore we ntashobora kumubwira noneho rero wajya kureba ugasanga imana ntishobora gufata wa mupasiteri wagize intege nkeya ngo nirangiza izi kwandagaza erega nta nubwo ari na pasiteri gusa Eh. hari ubuhanuzi ntajya nemera buba mu nsengero ngo wa mukobwa we ngo haguruka ngo imana irambiwe ngo ubusambanyi bwawe ubwo mwana w'umukobwa azabona umugabo no ariko se byunguye iki uwo mwana w'umukobwa byunguye nabo iki itorero Jean dore imana nakemera ni uko ugenda ukamusanga ukamubwira ati ariko imana yambwiye ngo imyitwarire yawe wenyine ubwe kuko bamubwira ko asambana ari wenyine burya yanakwatura ariko buriya cyo nkundira imana yacu tewe niwe wavuze ngo cyo nkundira imana yacu ngo barakangwika kwemera baraguca nayigacu icyo nkundira imana kera jo ariko reka nkubwire aho ngaho tutarahava aho ngaho reka mbabwire hari n'ubuhanuzi buza ari ubwo kwiyemera uriya muntu uhanura kugira ngo yereke abantu ko agize si uko ataba yanabibonye hari n'igihe aba yabibonye koko ariko imana itamubwiye ngo abivuge erega ibintu byose tubona imana ikaba yamubwiye none turi hano simfite impano yo kwerekwa heza ubu ntabyo nabonye ariko ntabwo wabivuye kuri kamera no ntabwo ibintu byose ubona kwandagaza urumva ntabwo ibintu byose ubona imana ibigutegetse kujya kubivuga ako kanya cyangwa in public urabyumva hari n'ibyo usengera hari n'ibyo uzi ko hari n'ibindi imana ikwereka ku muntu bitari ngombwa kujya kumubwira icyo nakubwira ngo imana yacu ikora icyo nyikundira ikorana n'ibihe cyane ndabyibuka mbere ya jenoside yakorewe abatutsi wajyaga mu cyumba cy'amasengesho bakaguterura bakakwirukankana ngo bakajya kuvunya mu rutoki wabaza umuhanuzi akavuga ati njyewe nabonaga ari igitabo cy'ibishingwe nteruye cyangwa ikibu uyu munsi uteruye umuntu ribu niyo yabakiza kandi ribu amategeko arahari we kuvuga ate yo kwandagaza umuntu mu ruhame ayo mategeko arahari noneho kuri kira wari uvuze cyo guhanurira ahantu hose tubonye ngeweho noneho reka nkubwire pasiteri na bino mwuzuzwa muri kuri kamera njye simbyemera cyo kuruhana umuntu ngo barase ngo levatakara kira simbyemera dore impamvu ndabyemera mu Rwanda dufite dogiteri witwa Nyirinkwaya ari mu badogiteri b'abadamu bizewe sibyo ni umudogiteri ukunda kuvura abadamu uzi ko ku badamu nabyo yigiye uyu munsi Nyirinkwaya ahuye n'umudamu agafatwa no kubyara mu mujyi yamubyariza ku Karubanda icyo nshaka kuvuga ni iki Bibiliya tubwira ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima bari mu cyumba cyo hejuru umwuka wera uramanuka ngo uza nk'umuyaga uhuha cyane batangira kuvuga indimi ni ukuvuga ngo hari ibintu dukora biranye byo guhanura tugahanura kuri kamera muri public uri kubyumva noneho tugakora amahano umuntu akazana ubutumwa bw'iyobokamana yaragize akaza akabutanga kuri cano komera akavuga ati imana yambwiye ko iyobokamana igiye kuhirimbuka kubera ko wagiye niba ari imana ugashyira iyobokamana ubutumwa bwayo ugasanga umuntu aravuga ngo imana yampaye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu wagiye mu rugwiro ugasanga umuntu arashaka kubwira ngo imana yampaye ubutumwa bwa minisitiri w'ubuzima afite minisitiri ahakorera musangeyo ntabwo imana yagutumiye kuri kamera kuzuzwa wenda ushobora gufashwa simbaciye intege ariko ngewe simbyemera nta nubwo reka mbivugeho aka kantu pastor uhari ijambo wavuze mbere wavuze ngo imana ziratandukanye buriya hari umuntu ubona byikora hari indi mana atari imana yo mu ijuru ikintu nemeranywa nawe imana igira gahunda icyo nemeranywa mu byo muri kuvuga hari ibintu baba biri ikosa ariko atari icyaha hari ibintu baba ari ikosa ubwo se ni ikosa cyangwa ni ikosa ako kantu ushyizemo ko ari kabi nyine ubujiji nibyo kosa ako kantu ushyizemo ko ari kabi ni kabi cyane ahubwo ariko nakubwiye biremereje
ariko kuko urabyemera amakosa ni aya twese Eh. ikibi ni ukuyatindamo pasite uribaza bo noneho ikintu mvuga imana kuko uramutse uri kubaka uri gutera umusumari kwikubita inyundo ntabwo ari icyaha ni ikosa none se pastor reka nkubaze imana iguhaye ubutumwa wenda bw'umuvugizi wa ADEPR nyine nabyo nakubwiye uraje ubizanye nyine nibyo turi guhugura abantu ibyo bintu bivuze turi guhugura Yeah. nibyo turi gukora ariko ntimubifate nk'ibyaha ni ukuri kw'imana njye mbifata nk'ibya ni nama ni Oya. tabu dorensis none se n'amahano wowe buretse gato dore impamvu pastor nyumva neza pe ngenda bivuga nk'umunyamakuru imana irakubwiye ati iza yagiye gupfa n'urugero ngo niyerekwa wagize ngo imana yakubwiye ngo umusengere ukaza kubivuga kuri ariko reka nkubwire Jo ingero uri kuntangaho okay ngo Joel agiye gupfa wenda n'urugero nitangiwe uraza kubivugira kuri YouTube mu by'ukuri kw'Imana wo mu ijuru Joel uramuzi oya aho banze nyumve hari n'igihe aba yabibonye koko yego uranyumva akabinjisha ariko agakora ikosa ryo kubizana in public Yeah. urumva nicyo nendaga kuvuga so ibyo rero ni impuguro nk'izi muri gutanga ziba zikenewe hari ubikora bwana hari ubikora ashaka kwiyamamaza hari n'ubikora ari ubugome uzi ko umuntu ashobora kuza avuga ngo buriya François namweretsweho ibi akaza hano kuri kamera uretse ko utankira urumva aya ni ribu ntago wankira ni ribu urumva anyway ariko njye mbifata nk'ikosa si icyaha erega buriya n'ikindi kintu abantu bakwiye kumenya muri ibintu by'ubuhanuzi nabyo nubwo tuba tuvuga nigeze njya mu giterane naho rero arakantu yavuze gato ahita avuga ibyo giterane yavuze ngo byo kuzurizwa kuri kamera zira ndimi muzikura indimi bazikura he muzikura nk'ijuru ubundi aho ndeka mbanze nkubwire hari indimi abwo urashaka ko tugira topic y'indimi ubundi abahanuzi iyo bavuga indimi Bibiliya uko zivuga hari indimi z'abantu hari n'indimi z'abamarayika burya abahanuzi bose ntago bavuga indimi zimwe hari n'abavuga indimi z'abantu ariyo mpamvu uzumva umwe ari kuvuga igifaransa cyangwa icyongereza cyangwa igiswahili hari uwo twagiraga hano akavuga ngo I tell you I told you izo ni indimi kandi z'abantu ari guhanura ariko Bibiliya irabyemera uretse ko sinangombwa kuhanura uvuza indimi yego guhanura ni impano kwayo no kuvuga indimi ni impano kwayo hari n'abantu bahanura batavuze mu ndimi icyo nashaka kuvuga ku buhanuzi none ariko kintu gito shaka kuvuga umwuka we yagufatira ahari hose kuko agufata uko ashaka aza mu gihe ashakiye ahubwo ni wowe kumenya kubimanaginga ko atajya bafatira mu isoko se arabafata ahubwo reka nkubwire reka oya yabafata cyane ndetse ibi by'umwuka ndabivuga nk'umuntu wabibayemo bimaze mu imyaka 20 n'ingahe n'itatu kuko umwuka ashobora no kugufata n'imbere y'umupolisi yaje kugufata biterwa n'ibihurimo ahubwo icyo nemeranywa nawe 100% nuko umwuka agengwa na nyirawo nicyo wavuze umwuka agengwa na nyirawo udashoboye gukontorora suba donc udashoboye gukontorora ntabwo aba ari uwawe ubwo se uwo mwuka waba ufite ikibazo waba uri umwana mu icyo nababwiraga n'ibintu by'ubuhanuzi tubyitondere umuntu twagiye mu giterane umuntu twari kumwe ahasanga umuntu ufite ubumuga agendera mu kagare atubwira ko tugomba kwizera ko agiye kumuhagurutsa hanyuma turasenga turatagangara umuntu yahaguruka noneho umuntu ninjye wamusapotingaga uwo mwigisha nanjye waramutwaye n'imodoka yanjye noneho nza ndamubwira ni sura bana ahantu turi buhikure gute avuga ati we buretse wowe ahita ababwira ati ahita abaza wa muntu ngo ese ngo urumva ufite kwizera ngo kwizera kuri kujya kuza ngo nkumva kuragiye ngo nta kundi ngo na Yesu yajyaga avuga ati kwizera kwawe kuragukijije atubwo rero niba nyine kuri kugenda utubwo naho ubutaha hano turataha turikira wese shaho biriya bintu kuko ni Imana namwaterega buriya atuse urusengero rurimo abantu 200 rwaburamo kayiranga ati buriya ibintu byinshi ati hari igihe ababwiriza butumwa cyangwa abigisha avuga ngo hano harimo umuntu urwaye urubavu aturose mu bantu 1000 bari mu rusengero habaramo umuntu wari uryamye nabi ariko ako kantu reka nkavugaho hari ntago turi buvuge ko umuntu uvuga ko
harimo umuntu urwaye urubavu atari Imana imukoresheje. ugira ko arababeshye Rega nta bintu bitagira pirate nibyo twavugaga. Uzabigerageza ubikore utarabisigiwe, ni ukuri niyo yaba arimo ntiyahaguruka. Ibi ndabibabwiza ukuri. Reka mbaho urugero. Kujya kubwiriza iteraniro ukavuga ngo abihana bazi hano imbere hakabura n'umwe, nuko nta banyabyaha baba barimo, ariko kuko ikintu uri kugikora nta mavuta nta n'umwuka uguherekeje, biriya wabivuga. Reka mbabwire agaciro, ijambo rigira agaciro bitewe n'urivuze. Icyo muracyumva? Amagambo twese turayavuga, ariko ijambo rigira agaciro kubera imbaraga ziriherekeje. None se hari ibyo meya avuga, perezida wa repubulika yavuga bigata agaciro ibyo meya yagize gute yavuze, kandi bose wenda bakoresheje iki imvugo imwe. Kubera iki se? Ijambo rigira agaciro bitewe n'urivuze n'imbaraga zigize zite ziriherekeje. Kuvuga ko umuntu arwaye urubavu ni ukuri ko Imana niyo taba ari Imana ibimutumye, wowe ukabyizera ariko ari mu mavuta afite ukuntu akorana n'Imana. Buriya hari abantu bakorera Imana, hari n'abakorana. Gukorera Imana na Satani burya mugani yayikorera, n'urupfu rurayikorera. Yirutumye rutwara umuntu. Gukorera Imana n'izi mikoro ziri gukorera Imana, ariko gukorana nayo iba yarakubitsemo icyizere. Imana yageze ibwira umugabo umwe iramubwira ngo ukoze icyo nanjye nendaga kugira gute gukora. Icyo cyumva. Donc hari icyo bita 7e dimension, ni ukugera ku rwego ibitekerezo byawe kandagara bya 4e dimension. Mana nyagasani, uragira ngo reka tubireke. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, quatrième dimension. Quatrième dimension ntobanye ibyo gukora. Oya biriya ni ibyo mu mubiri. Iza ni dimension zo mu mubiri. Iza ni dimension zo mu bwenge bwo mu mubiri. Izo mvuga dimension. 7e dimension cyangwa se urwego rwa karindwi urwo bita ubwuzure bw'ubumana. Aho ibitekerezo byawe bihura n'ubyo gushaka kw'Imana. Hano mu Rwanda hari abantu bari muri iyo 7e. Ya cyane. None se Imana nta bahanuzi ifite? Mbere nka yari uvuga ngo abahanuzi bose barapfuye. Oya abahanuzi barahari. Baracyahari. Muri iki gihugu barahari ndetse benshi. Hari nabo tutazi Imana yibikiye. Wanamugeraho ukaba wamusuzugura kandi ari mu mwuka w'Imana. Pastor, reka mbaze wenda tunagana ku musozo. Ngiye kubaza ariko buri mwembi muransubiza. Ari umurayiki na pastor. Ariko nshaka ko umurayiki ari bubanza kunsubiza. Ukurikije experience ufite, ukurikije uko ibintu bibona, ukurikije n'uko ubyifuza, ukurikije n'uko Imana yabibishaka, ugakurikiza n'imyifurize y'abantu hano ku isi, umuntu yagendera kuki ahitamo umuhanuzi cyangwa se umuntu umusengera? Umuntu umusengera? Yego. Umuntu basengana? Yego. Oya reka pastor arasoza ngo yahitamo ate umuntu basengana. Yivuga umuntu umusengera, umuntu basengana. Basengana. Nta muntu ushobora gusengera undi se. Bora reka remba bwire. Mbabari ube wumvise ikibazo cyanjye. Yego. Buriya Imana umuntu wese agira mwuka wera. Ahubwo adukoresha mu buryo butandukanye, akanabana natwe mu buryo butandukanye. Yego. Burya n'abahanuzi bakubeshya, n'abo musengana bakakubeshya, umutima wawe ikubwiye, umutima wawe. Ubwo ikintu cya mbere bagombye kugenderaho ni umutima nama. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri ntabwo twakurwa n'ibimenyetso n'ibitangaza, kuko cyane cyane ko mu minsi y'imperuka Yesu yaravuze ngo ibyo nibyo bizaba biri gukora cyane. Ntabwo ibimenyetso by'ibitangaza ari byo bizaba bigira imbuto. Buriya ikibazo turi kurwana nacyo ni imbuto. Aho ujya kubona ukabona umuntu akubwiye ibintu ariko washaka imbuto zabyo ukazibura. Icyo ni icya kabiri. Ni icya kabiri. Dufite abakozi b'Imana hano aho ngaha muri iki gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkunda kuvuga mujye mbabara ntago ari santima, nkunda kuvuga Pastor Rutayisire, kuko ni umwe mu bantu nzi guhera muri 94 kugera n'uyu munsi udashobora kumva hari imyotsi yamucanyweho. Bagiye batubwiriza kandi bakaguriza mu buryo buri mpuzamahanga pana cyangwa se mpuzamatorero butari uburyo bw'itorero rimwe. Donc en general ukabona ko abantu bafite imbuto, bafite ubuhamya, bafite iki. Noneho rero ibyo tuvuga ikindi cya kabiri twe kumenya, reka twe gutera n'abahanuza amabuye. Nubwo umuhanuza aguhanurira si ubisohoza. Kandi wibuke ko Sara yahanuriwe abyara afite imyaka 90.
wabyumvishe ni ukuvuga rero kuvuga ngo ni igiki wakurikiza ufite umutimanama wawe ari nawo akabamo n'umwuka wera ukuyobora yego hakaba n'imbuto za wa muntu yego kuko mu by'ukuri ibintu bitagira imbuto akenshi buryo biba byarangiye ntabwo ibyo tubona bishashagirana kiba cyarumye njyewe nuko mbyumva pastor wowe ubona umuntu yashingira kuki kuko n'abantu badukurikiye kujya abantu bahora bivovota ngo namwaye amafaranga ngo arampanurira ngo ntibyasohora ariko umushumba ataravuga reka mbivuge neza ndeba muri kamera banyarwandakazi bantu bari i Burayi bari muri Amerika n'abadiaspora aba bajura bo ku macano ni mubirinde impamvu mbivuga ni iyi ndashaka kukubaza iyo umuntu akubwiye ngo agiye kugusengera ariko banzu nyishyuri mu mbabarire ngewe simbujije gutanga ituro simbujije gushimira umuntu wakoze ariko umuntu uguca ikiguzi imbere yo gukora uwo muntu ntabwo ngiye mubona mu mwuka w'Imana ngewe ndagira ngo mbere yuko umuntu uzakwishyuza mbere y'igikorwa si uko buriya ngewe simvuga ngo umuntu ugukoreye neza umuntu wakwitangiye umuntu wagusengeye akwiye kubaho ndetse ushobora no gusanga uwo mwana we nawe nta minerivare afite ndetse ushobora no kumufasha niba uri i Burayi ndetse n'uwo mwana ukamutwara i Burayi ariko icyo ngewe ndi kuvuga cyangwa se mpora mbwira abantu cyane cyane abadiaspora umuntu kwishyuza igikorwa atari yakora akakubwira ngo ngiye kugusengera urarwaye uburwayi buzakira pase hari umupasiro akakumpamagara musanga mu biro afite office mu mujyi biro nziza cyane ambwira ati mahoro ikintu nguhamagariye ndashaka kukubwira ko uri gupfusha amavuta ubusa arambwira ati wowe iga uburyo abantu bakura amafaranga muri iyi vuga butumwa jo yarabinyigishije kandi icyo gihe nifite ikibazo cy'amafaranga ariko biranga pe biranga numva ntibiri gukunda arambwira ati niko iyo ugiye kwa muganga ntubanza kwishyura consultation ati ngewe iyo mbwiye umuntu ngo $200 200 urumva aba ari consultation muciye yuko wari mu kazi yo kumusuzuma ati rero iyo nzamutse nkajya yaranambwiye muri mo Kigali ati iyo ngiye muri mu Kigali nkamaramo amasaha 2 nanjye nataye akazi kanjye niba bikore gutyo koko abagiye gukora ibizamini niba bikore gutyo koko ujye no muri yo mo Kigali usenge urumva jo numara gusenga umukristo ubwaza kukubwira ati Imana ishimwe cya kindi wambwiye Imana yagikoze hanyuma umubwira uti rero ngaho noneho tanga ituro ariko mu by'ukuri umuntu kwaka ituro mbere akubwira ngo mpereze ituro ubundi bagobye kureka abantu bakibwiriza ariko uri kwaka mbere we mu bifate ko aba bantu ari abajura ni igisambo cy'imitwe escoro mwari mumbajije uburyo wamenya umuntu wasengana yego cyangwa umuhanuzi mwasengana uburyo wamumenya nyine ukaba umwizeye uburyo hoya cyambere nuko utagomba kumubona ko ari Imana ahubwo icyo akora Imana imunyuramo kuko ari abantu bahindura umuntu Imana iyo aguhindutse n'Imana ugira ngo ni Imana iguhindutse kandi ari umuntu uguhindutse subiramo ako kantu ni ukuvuga iyo ugiye kureba umuntu umwitiranya n'Imana iyo aguhindutse ugira ngo ni Imana iguhindutse kandi ari uwo muntu kubera ko wamwitiranyije n'Imana Imana si umuntu nkunda kuko asubiramo cyane n'umuntu nawe si Imana ubwo pastor waba ushatse kuvuga ngo abantu nibajya kureba umuntu babe babizi ko ari umuntu d'abord acyakora ukorerwamo n'Imana yego icyo ni kimwe icya kabiri byinshi yabivuze Yesu niko yabivuze bamubaje ngo tuzabamenya gute ahabwiye ati nta kindi ni ku mbuto bagira gute bera ariko ntabwo bisobanuye ko iyo tuvuze kuri iki kintu cy'imbuto umuntu yarambajije ngo none se hari umuntu uri perfect hari umuntu w'intungane 100% udashobora gushaka Yesu ajya yabitanzeho urugero ajya gushaka imbuto ku giti ntabwo yashatseho nyinshi yarebye nibura nimba hari n'imbuto nkeya yego yasangaho ariko umuntu uzasanga nta rubuto na rumwe afite gwenda hari aho yazibura pe ariko nibura ugasanga hari ahandi okay ajya arakara ariko nibura n'umuntu wirinda afite indangagaciro kuko tureke akuka ntikarashira
oya twivuga gutya ngo akuka ntikarashira ibyo nabyo ni ibindi watuma tujya ahandi urashaka kumbwira ibyo kugurisha amahurungure no kurya inuma n'ibindi none se fara ubwo umuntu katarasha n'uwo kashizemo birangana ibyo nyine nibyo nkubwira ariko se ubundi buriya hari ibintu byamwibeye impano n'umwuka wera n'imbuto z'umwuka ni ibintu bitatu bitandukanye vraiment none umuntu ashobora kugira impano rero ari umupagani none se abapfumu si bafite impano bya bintu uretse ababeshya ababesikoro ariko abapfumu bari vrai bibiri yivuga nijoro nasomye ikinyamakuru nijoro nka saa 6 z'ijoro ndi gusoma ibinyamakuru mbonamo ahantu Meshake yavuze ngo Magayane yaramubwiye ngo ubuhanuzi yari kuzahanura ati ngenda apfuye ubusigaye nawe uzabuhanura kandi Magayane ntabwo yasengaga nubwo bya Magayane ndashaka kubivuga muzantumire tugine dipe mbabwire Imana ninyemerera kubivuga kuko I know there is something between kandi koko nubirebye urumva urumva uzi ko abanyepolitiki reka no kukivuga reka dukomeze cyihorere reka nyihorere ariko uvuga abanyepolitiki gusa ariko kavuye karangize ejo nzanywa iki karangize oya banze unyumve ari ikintu mujye mwitonda nasomye igitabo kivuga ngo mu itangazamakuru rimwe na rimwe ushobora gusanga ibintu by'ukuri ari titre gusa na prito oya ari itariki iyo nkuru yasohotsemo ibindi byose bifite behind the scene okay twe turashaka none sibwo ntago mwumva oya ntacyo pastor ko dukomereze mu by'ukuri duha abantu umurongo nyawo kuko buri icyambere abantu hari umuntu umaze mu itorero imyaka 10 ako akiri umwana atarakura hari n'uwaje uyu munsi ariko nawe akeneye gukura hari n'undi wenda wagize intege nke ariko wa muntu ahitemo gute umuntu basengana nicyo Bibiliya ivuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye abantu bashaka urya ibyamacyo ukivuza menshi n'aba bose bafata ibiroha ni ukwanga kujya gushaka iby'ukuri ngo atindane n'Imana urabyumva Bibiliya iravuga ngo intama zanjye zijwijwe ryanjye iyo zinyumvishe ziramenya kandi nanjye iyo zivuze ndabimenya urumva intama zanjye ako shobora yananiwe uza kantu numvisemo donc icyambere abantu bakunda inzira ya hafi kugira ngo umuntu umenye ijwi ry'Imana ko ari ryo cyangwa atari ryo ni n'umuntu wabanje guhinduka intama reka mbwire Jean witwa Binihiri yes ubundi iyo ari kubwiriza muri Kenya abadayimoni bari Bugande barahunga ari muri Kenya mu Rwanda iyo Binihiri ari muri Kenya abantu bari Bugande akavuga ngo mwizere abasazi barakira bagasohoka mu bitaro by'abasazi wabyumvishe bibugande ariko banza wibaze ngo buretse gatoye banza wibaze ngo yabikuye he ibyo bintu urabizi neza banza wumve ngiye nkurikirana ibintu by'abakozi b'Imana umunsi umwe yajyanye n'abantu baramubwira bati jya kutwereka hano kuri ziriya mbaraga nicyo cyo yavuze ngo umuntu arya make akivuza menshi baragenda bajyana ku musozi barapfukama na babantu aravuga ati ngeje bari bazi ko ajya kubajyana nk'ahantu akura wenda nk'izi kuzimu cyangwa se kuko buri kibazo dufite muri iki kinyejana abantu bafashe Imana nk'inyantege nke umuntu ukoreshwa ibitangaza wese bavuga ko bikoreshwa n'ikuzimu uzareba urakira wabona amafaranga menshi bakavuga ko yakura mu irimbi bakirengagiza ko Imana iri hejuru y'ayo marimbi n'ibyo bintu byose n'ubutunzi bwose yego noneho ngo arapfukama barasenga isaha ya mbere asenga Imana isaha ya kabiri babandi baricaye kuko bararushye urumva pastor amasaha 3 bariganiriye amasaha ne bariganiriye baseriwe agipfukamye burira buracya gifite ibintu ari kubwira Imana bageze ku munsi wa gatatu bamwe bamaze kungo kugenda baramubwira batese ibi ni ibiki umuntu amara iminsi tatavuga amanywa nijoro ukibona ibintu bwira Imana utarasubira mu ijambo arabwira ngo dore aho zambaraga zituruka
ni ugutindana n'Imana aribyo pasiteri yaravuze ngo urya make ukivuza menshi igihe uzashaka ko ibintu byawe bikemukira hano ugahura n'amahoro ukumva ko ari buhita guhanurira ngereka ubwire ejo ndi imbere y'Imana so kubabeshya hari abantu benshi bajya bampamagara bo hanze n'ejo Burundi bese bampamagara Burundi bakambwira bati mukozi w'Imana twari ikiganiro cyawe none turashaka kugira ngo udusengere ntabwo ntuva mbabwire biri wabonye nyine niho bigarukira icyakora ngiye kuguha nimero z'umuntu ufite impano yo gusengera abantu kandi buryo unamubeshya kuvuga uti mwami Yesu ukanitigisa buryo ashobora gusunika $100 ariko si ibyanjye wabyumvishe ntabwo impano yanjye ari iyo ngiyo ushobora kuzanga sesengura nkavuga ibiganiro bigafasha abantu pasiteri we akaba yasesengura akanabwiriza banamuhamagara agasenga wanamwaturira akagusengera wenda ariryo turuka ritanga wabyumvishe ariko hari amavuta hari ahantu bya bintu bituruka nibyo wa muri yavuze ngo biva mu gusenga nibyo pasiteri yavuze ngo urya nabi ntabwo uzabona abantu bose babonye kuri kamera ngo umve ko ari abantu bashoboye ngo umve ko ari abantu bacoboye gusenga umve ko ari abantu bazakora ibitangazo kuko bakubeshye abantu umuntu ntabwo subize tuvuye icyago ejo bundi ngo shingura muzehe nta mupasiteri waje kuri kamera akihanandigaza ati umupasiteri runaka agiye gukora ubukwe ntubizi se byose bari ibintu ubona ko ari ibintu biri tekinike ntabwo Imana nabivuzeho niba Imana ikubwiye ko Joel agiye gukora ubukwe ikubwiye ko Joel Imana igiye kumutabara mu bibazo afite bishyire Joel nk'uko twabivugaga urabizana kuri kamera kugira guti so numva rero tudakwiye kugira ikibazo gikomeye cyane icyambere cya kindi Yesu yavuze ngo muzabarera ku mbuto zabo ikindi cya kindi pasiteri avuze cyuko wabura imbuto warakara wagira n'umujinya ariko ntiwamuburaho utundi ntiwamuburaho kwihangana ntiwamuburaho kugira neza ntiwamuburaho kugira impuhwe umuntu arabeshya ariba arasambana agira gute ibintu byose anywa inzoga none ngo akuzamukire ku musozi ahubwo hari akantu pasiteri yavuze ngo umuntu abanze abe intama d'abord kubera ko hari akantu Jo avuze keza aravuga ngo uyu muntu abaye intama ngo zumva ijwi ry'umungeri rikazimenya ntabwo ushobora kumenya ijwi ry'Imana n'iritari ry'Imana utari intama ni ukuvuga intama niyo imenya umungeri impamvu ubona abantu babatekinika ubu wese ninde wagutekinika kubera iki se si ihene uvuga ko ababeshwa ari ihene ariko pasiteri uvuze ko ababeshya ari ihene nabwo ni Joel ibyo ubivuze nanjye siko mvuze ni ikibazo narimarije abantu ariko ko kantu niba intama zanjye zizi ijwi ryanjye iyo mvuze kubera iki wamuganiye abantu bavuga ngo bababeshye mu buhanuzi ubwo uruvuga ngo si intama paraporo ibyo pasiteri ari kuvuga ubwo nibyo ubwo si intama ababeshywa ni ihene oya Jo nyine nuko bivuze utari umushumba ariko icyo bishaka kuvuga abantu babanze bashake nabo agakiza mbere yo gushaka ibitangaza benshi mu batanga ayo mafaranga nabashaka ibitangaza kuruta uko babanza gushaka Imana mbere yo gushaka ubukora ibitangaza abantu bakunda ibifatika nturebe uyu munsi namwe ubwanyu b'abanyamakuru muri abakristo mwembi Izayi uyu munsi Yesu aje akakubwira ati Izayi ngiye kugusoroza amasezerano yose nako Izayi ngiye kugutwara nona ntaruguri bupfunda kujyana mu ijuru sibyo akanakubwira ati kandi icyo ni kimwe cya kabiri ugume mu isi ngo usoreze amasezerano urongore wubaka ama etage ugira amamodoka everything bya bindi byose uzimana yakubwiye wenda komera TV hinduka internationali igirebwa no mu Bushinwa nayo wahitamo icyo hitamo ko Yesu hanyuma nzakujyane mu ijuru nyuma wahitamo iki ndetse yabakuretse nicyo mubwira nyine abantu rero nubwo tuvuga ibyo kujya mu ijuru dukunze isi dukunze ibifatika hakuze ikintu nabonye n'impamvu dukunze ibifatika kuruta aho tujya nuko n'abatwigisha
naba kenshi ntabwo badusobanurira in deep ku buryo dukunda iyo tujya kuruta mu aho gitondo tuva. mu gitondo ni kuva first lady sinzi ahantu hari kuganira niba ari urubyiruko niba ari abana ariko yavuze ngo yabasomeye ijambo aravuga ngo nudakunda mwene se ureba ntabwo uzakunda Imana utabona. Ni ukuvuga ngo impamvu abantu dukunda ibyo tureba nyine nibyo tubamo. Muri iki kiganiro nuko wenda twagiye tujya mu bintu byinshi nibyo pastor avuga ngo tuzafata undi mwanya ntitwavuze uburyo uzabona abazungu batubwiye ko ahirwa bakene mu mitima yabo muri bya binyoma bavugaga. Urumva babwira ngo ahirwa bakene mu mitima yabo ntabwo batubwiye uburyo batubwiye yuko ngo nta mukire ushobora kujya mu ijuru ngo ndetse ko kujya mu ijuru k'umukire ngo bingana ngo nuko ngo wafata urushinge ngo rwashyiramo ingamiye. Ako si byoroshye nuko umukene yajya mu ijuru ugira ngo nibyo byoroshye n'amaganya ye n'ibibazo bye n'ubukene bwe. Rero wenda icyo ni ikiganiro abantu bazakora ariko icyo kuko nanjye aho mfite indi version reka tuzabigira ikiganiro kabisa. Dayimoni yo mu biryo iruta dayimoni yo mu nzara. Dayimoni yo mu biryo iruta dayimoni yo mu nzara. Iyo mu nzara niyo yoroshye. Dayimoni yo mu biryo ariko urayizi noneho ushyigikiye abazungu ahubwo interpretation y'iryo jambo sibyo. Ikibazo si ijambo uko ryanditse, ikibazo ahubwo ni uburyo barye interpreta abo bazungu. Icyo muracyumva hahirwa abakene ariko ni abakene mu biki? Ijambo gukena ni ibyo mbura, ni ukuba unyotewe iby'Imana mu by'ukuri. Harimo n'ikibazo cyatara gukura mu rurimi rumwe ushyira mu rundi. Ibintu byaherewe mu rurimi Yesu yavugaga biraza biza mu Giheburayo, biraza bijya mu Kigereki, biva mu Kigereki bijya mu Byongereza. Reba kuntu byagiye kugera mu Kinyarwanda ubwo byabaye. N'uyu munsi baracyakosora. Nta nubwo hari abantu bavuga ngo muri Bibiliya ngo burya Bibiliya ngo ufite ngo amafuti menshi ngo none se ko bavuga ngo bari gukosora. Ntago ari amafuti ahubwo ni photo orthographe cyangwa se d'interpretation. Ibyo ni ibintu biri normal ku muntu wize. Ibyo bishobora kubaho ukandika ijambo rya nabi ariko icyo bashaka kuvuga cyagize gute cyumvikana. Okay. Noneho iki kiganiro mureke tugisozereza hangaha. Tuzongere dusobokure dukore n'ibindi mu buryo butandukanye. Reka dushimire cyane Pastor François ndetse na Mahoro babanye natwe bakatuganirira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nshimire Isayi twabanye mu iki kiganiro. Naye ndagushimiye. Okay. Reka rero nshimire n'abantu badukurikiye Israel na Cyprien bajya bakurakuranwa kuri kamera. Ubwo nibabona video ari mbi bamenye ko iturutse ku bakameramani babiri. Nge nikomeza urumva. Niba nziza dusoze pastor dusengera. N'ubundi niba nziza nabwo bavuga ati koko biragaragara ko washyizweho ubuhanga bw'abatekinisiye babiri bose. Reka Pastor François adusengere ubundi tuvugane ku musozo w'ikiganiro. Tugushimiye ibyabaye, tukuragije n'ibituri imbere. Iki kiganiro twakoze hajemo byinshi. Nyemerera ugisukemo ubuzima kugira ngo uzacyumva azakuremo ibyo akeneye kumva byakuba ku buzima bwe n'ubugingo bwe, bigatuma arushaho kugira igihagararo gifatika muri Kristo Yesu. Izi mpuguro abantu ntibazumve mu mubiri, bazumve mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.